Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. None nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugarukaho cyane ko abantu benshi bibaza batese aya makuru yaba ari impamo, ese koko ibi bintu byaba ari ukuri? Uyu mugabo Kazungu Denis yamenyekanye cyane ubwo byagaragaraga ko yisha abantu abagera muri 12 hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yabafataga akabambura, yarangiza akubambura cyane igitsina gore, yarangiza akanabasambanya. Aho rero ibingibi byaje kuba byamenyekana, uyu mugabo birangirira atawe muri yombi. Ariko yasiyo makuru tuje kugarukaho muri kano kanya, n'amakuru yandi arimo aragarukaho yuko uyu mugabo yaba yaje kuba yagwa muri gereza aho yarafungiye. Ushobora kwibaza ese uyu mugabo yaje kuba yagwa muri gereza aho yarafungiye, se yaba yazize iki? Se koko aya makuru yaba ariyo nkuko byakomeje kugenda bigarukwaho? Iyi ni inkuru yakomeje kugarukaho cyane aba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Natwe rero turaje kugira ngo tukuvire muzingi by'aya makuru ay'uru rupfu rw'uyu umugabo Kazungu Denis waje kwivugana abantu bagera muri 12, aho hari higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo nacyo cyari kirimo mu yagiye yica, ndetse nkuko byagiye bigaruka uyu mugabo akaba yarabicaga yarangiza akabataba mu cyobo yari yacukuye aho yakodeshaga mu mujyi wa Kigali. Aho benshi rero bakimara kumva ibya makuru baje kumirwa, baravuga batese koko ibi bintu mu gihugu cy'u Rwanda biracyaba. Mu bantu benshi baratungwe ndetse abacika ururondogoro haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abanyamakuru. Iyi nkuru yaraceracaye cyangwa se yagarutsweho cyane, gusa abantu benshi barimo baribaza niba koko aya makuru y'urupfu rw'uyu umugabo Kazungu Denis waje kwica abantu bagera muri 12 mu Rwanda, niba rwaba ari ukuri cyangwa se niba byaba ari ibinyoma nkuko byakomeje kugenda bigarukwaho. Turaje rero kugira ngo tukuvire muzingo iby'aya makuru ndetse tuguhe ukuri kwabyo nkuko natwe twaje kuba twabyumva ndetse nkuko twaje kuba twabimenya. Mbere yuko tugaruka kuri aya makuru rero y'urupfu rw'uyu mugabo Kazungu Denis, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda konzogera kugira ngo tujye dushyira amakuru notification yuzibonere mu bambere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 kuri 5. Kurashare cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe, ntiwibagirwe no like kujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkwayika tudatinze rero reka twanzikire kuri iyi nkuru. Ni inkuru iri kugarukaho cyane ndetse ubona abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo. N'urupfu rw'umugabo wamenyekanye cyane ubwo hamenyekanaga amakuru ko uyu mugabo yisha abantu ndetse yarangiza kubica akajya abataba mu cyobo cyaho yaracukuye mu mujyi wa Kigali aho yakodeshagaho. Ibi byagarutsweho cyane, turi buze kuba twabigarukaho kuko byinshi murabizi ko byagenze ndetse n'uburyo yaje kuburanamo nuko yaje kuba yakatirwa burundu, byose murabizi ko byagenze byose. Gusa inkuru nyamukuru iri kugarukwaho kuri uyu mugabo nuko bivugwa ko uyu mugabo yaje kuba yagwa muri gereza aho yarafungiye. Ese koko aya makuru niyo ya nyayo? Yaba yapfuye, yaba yaguye aho yarafungiye? Se niba koko yaba yanaguyeyo yaba yishwe n'iki? Turaje rero kugira ngo tukuvire muzingo ibyaya amakuru. Nkuko rero twabashije kuba twamenya aya makuru y'urupfu rw'uyu Kazungu Denis waje kwica aba bantu bagera muri 12, aho yaje kubicira hano mu mujyi wa Kigali rero ndetse akajya anabataba, akagenda bagerekeranya mu cyobo yaracukuye aho yakodeshaga. Ibi bikaba ari ibintu byababaje abantu benshi cyane bakimara kubyumva, bakimara kumva aya mahano uyu mugabo yakoze, ndetse aho bamwe banamusabiraga kuba yakwicwa, ariko kubera ko mu gihugu cy'u Rwanda igihano cy'urupfu cyakuweho ntabwo byari gukunda ko uyu mugabo nawe yakwicwa. Ariko abantu benshi wasangaga bamusabira igihano cy'urupfu, buri wese wumvise cyangwa se ubonye ibyo yakoze, uburyo yisha abantu akabica urupfu rw'agashinyaguro, cyane aho yibandaga ku gitsina gore,
bamusabiraga urupfu cyangwa se kuba yakwicwa nk'uko nawe yaje kuba yagenza aba bantu yaje kuba yakwica. Uyu mugabo rero amayeri yakoreshaga nk'uko byagiye bigarukwaho, yaragufataga yakumenya akamenya adresse zawe akajya kwigaho, yarangiza kukwigaho akakwandikira akavuga ati tuborane, cyangwa se akagira uburyo akwinjirira bikazarangira ugiye iwe ariko wagiriwe kugira ngo hasohoke bikaba ikibazo, bikarangira akwishaho yakugezaga mu rugo iwe akakwaka bimwe mu byo waba ufite, yaba amafaranga waba ufite kuri konte, yaba amafaranga waba ufite kuri mobile money. Ibyo byose biri muri bimwe yakwakaga, yarangiza rero akabona ko nta kindi ari ukukwica kuko kuba yakurekura byo ntabwo byabaga bishoboka, bitewe n'uko yatekerezaga ko ushobora kuba wajya gutanga amakuru ko ari umwambuzi cyangwa se ko ari bihemu, bikarangira rero akwishe. Uyu mugabo yibandaga ku gitsina gore, igitsina gore nicyo yicaga cyane, aho yakwaprocinga ukaza kumusura ukagera iwe, warahagera akakugurira nk'ibyo ngibyo rero nari nkubwiye, akakwaka telefone akakubwira ati zana umubare w'ibanga wa mobile money yawe, zana umubare w'ibanga wa konte yawe, byose akavidura amafaranga. Nahiza kuvidura amafaranga agahita kwica, nahiza akajya kukujugunya muri cya cyobo. Aya namakuru yamenyekanye cyane, ndetse kugira ngo binamenyekane ko uyu mugabo yisha abantu nuko nyiri inzu yarakeneye inzu ye kuko atarakimukeneye mu nzu ye, birangira rero uyu mugabo yijyanye kuri polisi ajya kuvuga ko yisha abantu ndetse akabataba aho yabaga. Gusa akimara kubivuga ntabwo byaje kumvikana neza kuko umuntu yakwica abantu bagera muri uwo mubare yarangiza akajya kwirega. Gusa ajya yari amakuru ya nyayo. Byarangiye umugabo afashwe ndetse araburanishwa, akatirwa burundu. Uyu mugabo rero aho afungiye cyangwa se aho yari afungiye bikaba bivuga ko rero yaje kuba yakwitaba Imana. Ese uyu mugabo ni uko yapfuye yaba yazize iki? Amakuru rero yakomeje kugarukaho, biravugwa ko uyu mugabo ngo yaje kuba yakwiyahura, ngo yiyahurira muri gereza aho yari afungiye i Mageragere. Aya ni amakuru ari kugarukwaho n'abantu benshi bivuga ko uyu mugabo yaje kwiyahura. Ese niba yaje kwiyahura yaba yakoresheje iki kugira ngo yiyahure? Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda bigarukaho rero, biravuga ko ngo yaje kuba yakoresha umukandara cyangwa se imwe mu mikandara bashyira mu mapantaro cyangwa se bambara mu mapantaro. Ni inkuru rero iri kugarukaho cyane, abantu benshi bacitse ururondogoro bavuga bati koko niba ari byo koko rwose uyu mugabo yaranakwiye gupfa, ntabwo yarakwiye kubaho bitewe n'amahano yaje kuba yakora. Gusa turacyashakisha amakuru yimbitse kuko ngo tumenye niba aya makuru ariyo ya nyayo kuko uyu mugabo koko yaba yaje kuba yakwiyahura. Gusa tukuba turi bukomeze kuba update z'iyi nkuru, turi bugezeho update zayo tumenye neza ko niba aya ari amakuru ya nyayo koko uyu mugabo Kazungu Denis yaba yaje kuba yakwiyahurira muri gereza ya Mageragere aho yarafungiwe, dore ko yari yaranakatiwe burundu. Uba hafi rero ntujye kure, ukomeze udukurikirane, turi bubahe update z'iyi nkuru niba koko aya makuru yaba ariyo ya nyayo. Nguko ngaho rero iby'amakuru akomeje kugenda agaruka kuri uyu mugabo Kazungu Denis. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero katugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda konzogera kugira ngo nitujye dushyira amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5/5. Kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byizo bishima ndetse n'ibindi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twiza amakuru acukumburana mu buhanga, amakuru acukumburana mu bushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.